so sorry. Sha nta birenze bari. Ibi byararangiye. Mangane bro. Mfite Yezu nk'umukiza. Okay. Tubona tubwiye ko ize mwisemera kuki utagiye kwa Padiri ubona. Manyeza cyo kuburya rapamo cyane muri Underground King UGK. Naramwemeraga cyane n'umugunda cyamwemera. Gusa namubwira ngo stay strong Pacson. Ubuzima nyine burahinduka. Gusa ibiyobyabwenge ngo amongo ibintu byitwa ngo no test. Ibyo bintu hari icyo biziho izo no test ni izihe kugira ngo n'abantu badukurikira atazajya no kinisha so bundi no test ni iki bivuze iki bisobanura reka mbe pushaye bivuge tu gusa nyine tumubara nko mu upcoming uramukunda ndamukunda byatari umukundira ikimana yaseka neza atafite n'amenyo meza ni ibyo ngibyo itambaza byinshi birenze ati ni ucyo kugira ngo nabo impano zabo zigaragare ikintu gikeneye kugira ngo abantu bakiri hasi impano zabo zigaragare nta kindi icyo cyambere abantu bakiri hasi ntago babazi gukoresha ama social media yabo neza bango gukoresha social media yaye nuko abanyamakuru babanye twita ko barenze tu reka mbakire reka mbasuhuze mwese bakurikiye Brown Magazine. It's your boy Avery Brown. Peace, freedom and love. So uyu munsi rero tudatinze tujye gukora ibintu byatari tujye guha n'umuhanzi w'umuraperi araza kutwibwira umuhanzi umaze igihe mu muziki kitari gito amaze gukora indirimbo nyinshi gusa nyine araza kutubwira story ye neza fresh afite story ikomeye y'ubuzima afite aho yavuye afite aho amaze kugera reka rero ntabatindiye tugiye kureba uwo muhanzi ntago dutinda ikiganiro kiraryoshye kidatirasezanije nze ko mukurikira mukomeza gukora subscribe kuri Brown Magazine. Rero mwamubonye mwese agiye gutangira twibwira bimwe bya gihanzi murabizi ukuntu abaraperi batangira agiye gutangira duha freestyle twagiye Pionika SUEZ iki ni cyo gihe ngo turape kurapa kwanjye ntagaru guhika n'utujwe hip hop kuva nkivuka nyituzwa n'umwami wa Jode Great kamere yanjye ntibamo gupinga ndumuraperi ntago ndi bari uvuzweho byinshi kuva nkivuka admin icura umugambi ngende mu nka ndekura rap igafata mu cyico namenye ko ntakura mba kudapfa menya ko nta no kurapa kudasha bityo romaniga cyo bugufi icyubahiro tugihuhoraho ndavuga umuntu umenyera uko tubaho yo mame wasabe SUEZ yoho ubundi tangira utwibwira fresh tangira utwibwira ubundi amazina yawe gute nyine dukutubwira abatakuzi nabo badukurikiye Brown Magazine bakomeye uri baje Mr SUEZ amazina afite amazina menshi ashobora gukeka ibintu byinshi cyane nta amazina sabye bayisoho kuri basumba n'ababyeyi niyise nayaba amaniga yanjye yise naye mazina ewana nyine tangira wibwira abantu gukurikiye bumve ko bakumenya uko bese uko wivuga tu Pionika SUEZ Nixi Hamburger Katariro Katabugari Insoro Sashime Paro JPZ from Satsuma Sumba boy yeah man bakwita Pionika SUEZ tusanzwe tuzi ko ubundi uba muri Satsuma itsinda Satsuma rimeze gute rihagaze gute ubungu itsinda Satsuma ubungu uko rihagaze uko mubonanga Pionika SUEZ Avi Brown ubashije kumfatisha nsanzanga y'Ibutare niho ndi Satsuma ngo nkaho turi mu branch abiri ubungubu njewe Pionika ubungubu ndi hani Butare mugenzi wanjye Winston we ari Musanze ntari gukorera imirimo tuvuga ngo twaye tubaye nkaho dusubitseho gato nk'amezi nk'abiri then nyuma ya tariki 25 muzonya mu 22 tuzi ku kwezi Butare uri kwakora iki ufite akazi cyangwa reka akazi k'Ibutare karabuze mahani ibintu ibura byatari Ibutare ubungubu ikintu ndi gukora no kwiga nk'ibisanzwe ndi umunyeshuri nyine ubwo ntumbaza aho niga ndi umunyeshuri ni that's what's up so dutangire rero kataje twiganira bisanzwe urabona dusanzwe tukuzi indirimbo wakoze indirimbo nyinshi urabona zitwa za Dragon indirimbo yitwa ni wowe indirimbo simbuka ndibo zagiye zikora umuti kabisa ariko muri iyi minsi nago usa nk'ucucitse cyane somehow nago abantu bari kukubona neza nago ubona ko abafana bawe bagukumbuye bimeze bite uri mu biki buri hari akantu bavuga bati iyo umuntu yitonza akitonda neza nibwo akora ibintu birenze tubyatari
urasata soma nyine murabizi nakoraga afro hip hop muri iyi minsi nshaka guhindura maze kubona ko afro hip hop nyine uko ibihe bigenda byiyongera Padiri yaravuze ngo ubundi ngo ibihe bisimbura n'iteka afro hip hop ntabwo igifite isoko muri iyi minsi turi muri nabyitaga stage tunaga stage gatoya kuko batwitoza n'injyana tujye gukubita ubu ngubu tujye kuva muri afro hip hop tujye kuza muri trap event na afrobeat usatse soba ntabwo nzongera kuri mu cyakiri cyanjye kibazi bigiye kunyumva ndigogoza mu minsi iri imbere niba byo nari mugiyemo ubwo se ntabwo byaho ugiye gutandukira ukava mu njyana ya hip hop injyana wemera injyana wumva wanapfira squavuze watubwiye ko wapfira injyana ya hip hop ariko ndumva ngo ushaka guhindura bimeze ntago ari guhindura cyane guhindura 100% uvuga ngo iyo tuvuze trap undi hip hop undi twavuga ko hip hop ni ishami rikuru muri iryo shami rifitemo amashami atandukanye hari trap afro hip hop afro trap ibintu nk'ibyo ngibyo banganye n'andirimba trap yaba ari mu bwoko bwa ntuza bwa hip hop then afrobeat kugira ngo kibishe abantu banje bajya kubyina ibintu nk'ibyo ngibyo then hip hop iri ku mutima tonto wanje okay noneho Satsuma pionika SUEZ yeah man indirimbo yawe heruka yitwa ngo iki indirimbo heruka gusohora mbese nyine indirimbo heruka kujya hanze yitwa ngo iki yaba nayita simbuka from good kind records yeah wabonye yamenyekanye uko bibyifuzaga sha urebye kabisa simbuka yakoze umuti ahantu ciye ahantu hose bajya nambye ati dusimbuke urumva ku ma status y'abantu nabonye Yarabaye aga challenge abantu bajya babivuga batereka dusimbuke nkuko Satsuma simbutse ibintu nk'ibyo ngibyo byakoze umuti to ese nkawe Satsuma urumuhanzi kizamuka ufite imana ariko ntago nyine urakubitanga ijwi ryawe ryumvikane hose mu gihugu ubona hari abantu b'abahanzi bakiri hasi bafite impano ikomeye ariko itagaragara imana yabo itagaragara ko bafite impano hari abo ujye ubona bahari abahanzi benshi barari bafite impano ariko zanze kugaragara niba nawe ujye ubona nk'umunyamakuru Brown ubundi abantu b'abandaground cyangwa se bakiri hasi n'abantu bafite impano nyinshi zitandukanye cyane kandi zinarenze nawe urabibona nk'umuntu muri kuvugana impano yurayizi hari n'abandi bantu benshi batandukanye tuba dufite impano nyinshi ariko zanze kumenyekana but soon ziraza kumenyekana tumutwitege ese Satsuma ubona abantu bakiri hasi abahanzi bagifite impano ikomeye ariko bakiri hasi ubona hakenewe iki kugira ngo nabo impano zabo zigaragare ikintu gikeneye kugira ngo abantu bakiri hasi impano zabo zigaragare nta kindi ikintu cyambere abantu bakiri hasi ntabwo bazi gukoresha ama social media yabo neza wangu ukoresha social media yawe neza akenshi abantu barakumenya then ikindi cyo gisigaye ni uko abanyamakuru babanye twita ko barenze tu reka mbakine ko nabo bagenda bakajya hanze bakegera abantu hasi bakegera abaraperi cyangwa se abandi bantu b'abantu bafite impano zitandukanye bakumva ko impano zitari Kigali gusa no kuri basumba ziriyo ibintu nk'ibyo ngibyo ese aho hantu basumba uri kuvuga cyane basumba ni abantu ni mahasha kujya mvuga navukiye bana ako nta kibazo wadukata n'ubundi story yawe kaze turaza kugira utubwiye story basumba n'ahantu mu Ruhengeri ni muri prefecture ya Ruhengeri ubu mu ntara y'Amajyaruguru tu fresh naho uvuka naho mvuka tu ariko pionika SUEZ hari ikibazo nge nashaka kugira ngo nkibarize ukidusubize neza witonze kandi ntutubeshye tubwije ukuri wavuga iki ku bantu b'abahanzi baba bagitangira nabo twita ngo baragafashe abahanzi ubona batangiye kujya mu biyobyabwenge cyane cyane witeye ku rubyiruko uzanemo abahanzi bajya mu bintu by'iyobyabwenge ubibona ute wowe ubivuga iki byangiriza iki ku muziki cyangwa no kwiterambere ryabo buriya rero ngewe uko mbibona ibiyobyabwenge ubundi nuko babivuga ni ibiyobyabwenge koko biragenda bikabiyobya nyine murabona abantu babijyamo bahita barangira tuhera ku cyane ku ba upcoming cyangwa se underground uvuga ngo umuntu anywa ibiyobyabwenge akenshi abenshi babyumva ko ari bwo bigwa ngo swingi bikagushyira mu mafuri wabugiye kuri stage ukayitwika neza ibintu bigacamo ariko burya siko bimeze tu no muri studio ngiko ewane ngashyizemo ngaga pression ngo re kuri 70 byataye bari birano kubese ngo tabatubuye nta kintu ikora ngo ngo ese ubwo kumara kuri stage ndi gutwika rero mba namwe man banamwe amazi gusa buriya nta kintu nta byuma ukoresha wa reka na amazi ngiye n'inywera bura n'inzoga ntanzi nka to uvuga ngo ubundi ukuntu bigenda kubahanza kenshi ngiye ndamana bagira ibiyobyabwenge ntago ari byiza tu birakwica bane haje nyine wumva akenshi uzabyumva ku bantu bakoresha amahayi cyane uzanabyumva we ajya muri studio nyine azingari gukora ibirenze kuko nyine aba yagiye mu yindi si ye iyo nyine yayobye yo kuyoyo mato ibyo ari gukora kumva birenze kandi biba bitarenze
kubera izo hayi zimujyanayo. ubona nk'ibiyobyabwenge hari umuntu abahanzi byicire kariyeri hano mu Rwanda arabo ubona wavuga ati kabisa uyu muntu yadakoresha ibiyobyabwenge abageze ku rundi rwego? Bahari kabisa, ngiye kanamuvuge nashaka zantera amabuye gisa cy'inganzo, urabona ukuntu yabaye man. Ubu ngubu yataza akoresha ibiyobyabwenge kibageze, ubu kibaye ari nko muhanzi dufite wa mbere mu Rwanda, ndabikeka tu. Hari n'abandi ntavuze amashumi yanjye ndabahereje peace ataho ngaho muri mukoresha ibiyobyabwenge gusa ntimuzampeho. Okay, ese ari ubwoko bw'ibiyobyabwenge twumvishe ngo hari ibyo bita ngo no test. No test kabisa. No test, ibyo biyobyabwenge bidutandukanyirize. No test ziba zimeze gute, ni izihe? Kumbaza nk'aho ndi umupushayi. Oya tubwire abahanzi mubabona bizo ibyo bintu, hari icyo biziho, izo no test ni izihe kugira ngo n'abantu badukurikira tazajya nukinisha. So ubundi no test ni iki, bivuze iki, bisobanuye? Reka mbe pushayi mbivuge tu. Nyine muri no test ni ikiyobyabwenge unywa rimwe bikaba birangiye. Urugero rero tuvuge nk'itabi, ushobora kurinywa ibwa mbere ukabinywa icyumweru n'ukwezi, warangiza ukumva ntabwo ari neza, ntabwo ryagukoreye furi nk'uko wabishakaga, ugahita urivaho. Gusa iyo twita no test nyine ni ikiyobyabwenge unywa inshuro imwe bikaba birarangiye, ngo ukaba utakivaho. Ngo niba ukinyweye rimwe, ikindi gihe cyose kizaza ukazajya wumva ugishaka tu. No test niyo ngiyi. Abamo ubwo se nk'ibiyobyabwenge ngo ni no test, hatazajya n'uwibeshye. Iyo wibeshye ugakoraho rimwe biba birangiye. No test ni cya kindi bita mu cyongereza ngo ni heroine, mu Kinyarwanda bakita mugomba gusara, twagenda tukacyita mugoto. N'ikindi cyitwa CAVM. Ni ibyo ngibyo nzi. Urumogi narurimo? Wapere ku urumogi barumwa n'umwaka ukaruvaho. Okay, none reka twigire ku buzima bwawe. Ngo twari turi gutanga message urubyiruko aho ngaho. No test. Okay, none reka twigire ku story yawe y'ubuzima busanzwe. Watusangiza ku story briefly mo gake muri ino magambo make ya story y'ubuzima, kuvuka, uko wakoze bimeze. Okay, Pionika SUEZ ni Ishimwe Samuel yavukiye harya buriya ni hera. Nakareka mpibuka neza. Navutse mu 1990 na. Bango mfite imyaka 20 na. Noneho navukiye ahantu uko nabwitwa kuri Basumba mu karere ka Burera, ahantu bita mu Kinoni. Primaire nayo niho nayize. Ndangije kwiga primaire, nakomeje secondaire ahandi hantu tu. Ndangije secondaire. Ntabwo mwatubwira aho nize secondaire nayize mu seminari ntoya Nkumba. Abantu bari bakamba kubita ku gapisi tu. Aho ngaho kwa Gabini. Tunyirangije amaze umwaka nicaye nk'abandi bantu nyine. Nyuma y'uwo mwaka tuza kwiga muri university. But nyuma yo kuvukira Burera, aho ngaho abita kuri Basumba. Ndi umwana w'Igoma. Muri Kongo. Niba mubona nsa n'abakongomani cyane. Muri mu rutwe rwanjye murebe mubone ko ndi umukongomani. That's amen. Kongore. Ese Pionika, story yawe, ubuzima wakuriyemo bwari ubuzima buryoshye bumeze neza cyangwa high struggle zikomeye wagiye uhura nazo? Pionika kabisa ubuzima bwe yakuriyemo nta sukari man, nta sukari, ntago ari nk'abandi bana bose nyine. Nje nakuriye ni mu gikoma cy'intoryi, ntago ari cyavoka. Story yanjye nyine story ndayikubwira ntera. Story nakuze nirera tu. Nakuze nirera njye na Graferi twarakuze nyine dusitaragoringa, ariko murabona ko nabaye mu mugabo. Story nyine ntago yari yoroshye cyane, yari ikomeye no gusitaragoringa nk'abandi bantu. Gusa nyine extra bikomeye, ntabwo twiye tubona urukundo rw'ababyeyi nko kumwe mwarubonye, twebwe twakuze ntarwo tuzi. Ibyo ko wakuze uri imfubyi muri make. Niko naje kwisanga. So sorry. Nta birenze bari. Ibi byararangiye. Mangane bro. Mfite Yezu nk'umukiza. Okay. Tubona tubwiye ko ize mwisemera ku kitagiye kwa Padiri ubona. Mani kwa Padiri? Base kwa Padiri. Shagiri kwa Padiri. Nabo ngize ninja ziri hano ku isi ntazihemukira, turi mpamvu ntabaye Padiri. Okay. Satsuma, ubundi ni iki kikubaza mu buzima, ikintu ubona ukumva kirakubabaje cyane? Ikintu mbona ngiye nkumva kirambaje cyane ukubona ngiye umuntu w'umusore w'imyaka 20, 17, 19 yarishwe na mugoto. Habona umuntu w'umusore w'inshuti yanjye cyangwa se abandi bantu b'abashuti, ukabona ibiyobyabwenge byaramwishe, niko kantu kambaza ngiye kuri iyi si.
none se muri make tubwire niki cyatumye ujya mu muziki winjira muri music? Icyatumye njya muri music njyewe nkuko nabikubwiye nyine niza ahantu twigaga umuziki to nari nawuzi kameme ukuvuga ngo ubundi nagomba kuririmba za R&B nkuko abandi bose baririmba cyangwa dancehall, but nagiye muri hip hop kubera ko ari ubutumwa nshaka kugeza ku bantu bankurikira, abantu banzi kuko hip hop ni injyana ducisha mu butumwa. Akenshi bakunze kwita ngo ni injyana y'akababaro cyangwa se y'umujinya, ariko buriya ni injyana umuntu acisha mu butumwa abantu bakabwumva neza, kuko ushobora kwandika imirongo ukandika n'ikaye yose ikajya mu ndirimbo imwe. Nagiye muri hip hop cyangwa se muri music kugira ngo abantu bagezeho ubutumwa cyane kurikije na lifestyle cyangwa se life story yanjye to, niyo mpamvu nagiye muri music. Okay. Muri make mu buzima ni ikintu kigutera ubwoba ukavuga ati ewana ikintu kigutera ubwoba mu buzima? Shaman ni bibiri to. Ibintu bintera ubwoba bibiri. Icya mbere ni ugupfa to, icya kabiri no kuba narwara kanseri. Aho kana niho kantera ubwoba kabisa. Nta kanseri nyitinya kubi. Ese kuri wowe mu buzima umuntu uvuga ngo tuyavuga ati abantu bakiri bafite mu modoka bafite iki, wowe kuri wowe umuntu w'umukire ni umuntu umeze ute? Kuri njyewe se subona ntari umukire. Ubundi ku muntu w'umukire ni umuntu ufite akavumo kaho ngaho ubasha kuryama ukarya neza uko ubishaka. Burangiye benshobora kuba n'ijya ibijumba nkumva biranejeje nkishima to, hari n'undi urya inyama inkoko ntimunezeze. Ngo umukire ni igihe wowe umutima wawe ikintu ushaka ukigeraho. Iyo ushaka ibijumba byawe ukabibona, inkweto yawe ushaka gutsapa wayibona ukayambara, ubwo bukire nibwo njye mbona to, ntabiba birenze. Ntabwo baranga umuntu ufite amamodoka nk'amafaranga kuri konti ngo amamiliyari. Reka urabara umuntu afite imodoka ajya afite imodoka ariko akaba ayijyamo yambaye ibirenge n'ikabutura gusa tungira ngo umuntu munanamuzi. Urana uvuga ngo ubukire ubundi ni ubukire ibintu ufite bihwanye n'ibyifuzo by'umutima wawe to, niko mbibona. Okay. Inzozi zawe muri music ni izihe? Mani nkora mbivuga kuva kera. Inzozi zanjye muri music ubundi njyewe mu Rwanda to, mu Rwanda njye nifuza kuzaba kabaka we hazaza tukabaka Peace umusaza J Polly, then muri Africa MHD from Guinea Equatorial. Niwe nshaka kuzamera nkawe, then ku isi nzaba mbivuga byo biracyari kure to. J umuvuga yinuvuje umubwira ati Peace J umusaza J Peace kabaka men, ndamwemera cyane kabisa umusaza. Umwemerera iki J Polly? Man buriya n'umutemera J Polly njyewe wenyine no kubavuga ngo umuntu ntago yahitira mu undi muntu, gusa umusaza J Polly twakuze tumufana, yandika neza, arapa neza na discipline. Cyo cyambere umufana ya discipline to, agira discipline umuntu akatameze nk'abaraperi bagenzi banjye bandi. We yimwera amazi buriya to nakaji. Okay. Ese ubona umuhanzi wakwifuza gukorana nawe ku isi yose ari ufite ubushobozi ubonye amahirwe ku isi yose? Ku isi yose njye wama ubushobozi nakorana na Wizkid. Niyo muntu prefera cyane. Nuwe musanzu wawe nk'urubyiruko none nk'umuhanzi mu iterambere ry'igihugu mu muziki wawe, kandi none nk'urubyiruko mu guteza imbere igihugu? Urabona umubare mwinshi mu gihugu ni urubyiruko, wumva umusanzu wawe ari nk'uwe kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutera imbere? Umusanzu wanjye wa mbere murabizi cyambere ndi basumba what bakamvugire basumba boy. No kuvanga icyambere kuva natangiye gukora music basumba ntago yari izwi to, ubu abantu barenga miliyoni bamaze kumenya basumba ngo ni iki. Ngo umusanzu wanjye wa mbere nuko menyekanisha iterambere ry'ibyaro, uko basumba nayo imenyekanisha abantu bakayimenya. Then undi musanzu wanjye ni ukurwanya ibiyobyabwenge nivuye inyuma. Ibiyobyabwenge tukabirwanya, no gushishikariza abantu mituweli nanjye ndayifite buriya dore karahanga. Okay, fair. None nk'ubu aka kanya waguza na Perezida Paul Kagame, niki kintu wamubwira? Nicyo wamubwira? Njye wamuza na Perezida Paul Kagame mbere na mbere ndamushimira ko amahoro dufite. Icyo cyambere njye namubwira nti warakoze nyakubahwa His Excellency Paul Kagame kubw'amahoro n'umutekano dufite mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nyuma y'iyi myaka yose nenga 25 jenoside yakorewe abatutsi bayi mu Rwanda. Hari ibintu byinshi igihugu cyagezeho, muri kubibona za convention hari ya za Kigali Arena, dusigaye tubakina amabasket. Namushimira cyane to, namushimira yakoze cyane umuntu w'umusaza cyane ku mahoro yatugejejeho. Icyo ngicyo. Ese wowe Satsuma iyo wambaye neza wifunze fresh ewana uba wambaye gute?
mande rero uyu munsi wamfatishije bara ntago nambaye neza tu Eh. urangiye nambaye neza Ah. nkuko mubona inkweto yanjye nkunda kwambara ni Jordan rero nambaye neza mba nambaye Jordan aho ngaho then ipantaro nkunda kwambara winjiye nkunda kwambara amapantaro y'umweru iyo nambaye ipantaro y'umweru ya deshire then nkambara n'agapira gasanzwe cyangwa se nkambara ishati ya Miami then nkaba mfite akifungo kanjye nagashanete yatari umusaraba ariho MK ya cameraman ngira ngaravyerekana then nkambara n'isa yanjye ahangaha na mitako yanjye urenze then Ray-Ban zanjye to Ya frere. niko kwambara neza kwanjye Satsuma Pionika SUEZ. aka Patariro Inkweto wigeze ugurira guhenze yaguza nga. inkweto yamenze yaguze 40. Idi ubwoko bwawe bwa. Timba randi to uzana yavuye se mani mujye mwambara timba zivuye igoma cyangwa se zivuye i Kigali njyavuye muri Turukiya atwara mushuti wanjye yigagayo ni wayinzaniye. Ikindi kibazo kugeza ubu kuva watangira music kugeza aho ugeze ni irihe tandukaniro ubona kuri wowe ariko byakugeze kuva wata mbere yuko ujya muri music nanone na nyuma yuko ugeze muri music n'iki ubona ubuzima bwawe bwahindutse cyangwa se kuri wowe cyahindutse? Okay, music ikintu cyahindutse cya mbere nkimana kujya muri music wango imyambere yarahindutse ikintu cya mbere wango uko nitwara nuko ngenda muri society byarahindutse kuko ubu ngubu nyine umuntu amaze gustara rigenda yihisha hari aho ngira nko mu byaro ahantu baba batuzi bigasaba ngombwa ko nambara amafimeto kugira ngo batatumenye. Ikindi kintu cyahindutse nagize inshuti nyinshi cyane zitandukanye harabona kuze numva abanyamakuru b'abahanzi aho ngabo twabashije kumenya turi inshuti cyane nawe ubu ngubu iyo ntajya muri music tuba tutaziranye ariko urabona ko music yaduhuje ahanga kanga kandi ko nshimira Imana tu ikindi ntago njya ndaramanyinya. Okay, ese ubona umuziki nyarwanda ugeze ku ruhe rwego muri rusange uri gutera imbere? Abantu umuziki nyarwanda wateye imbere cyane sizi niba mutayibona kera twari dufite producer umwe Eric respect to him na ba Davidenko ariko murabona ko ngubu twagize aba producer benshi cyane kandi bashoboye murababona sinakorega mbavuga ntabaye hit nabo bariyeze aba producer benshi mu Rwanda barazamutse abantu bakora ama video umusaza Mariva niwe twari dufite akenshi tuzi ukora akazi cyane na ba Bernard batunguye dufite abantu benshi cyane bakora cyane video zirenze kandi zifite ku myako cyane DJ Kiroso yenda guhereza peace aho ngaho abantu hamwe mukora ama video arenze cyane respect to you. Ikindi kandi na media tuku muziki nyarwanda yazamutse usigayemo ntabwo twatuzi ko umunyarwanda afite miliyoni 25 kazishyira mu ndirimbo ariko twarayibonye ku mukobwa wacu Sani. Sani ndakwemera cyane. Okay, ngira ngo mwaribonye ko muziki warazamutse cyane to watubwira ku bantu bakiri hasi gifite impano zikiri hasi wa pointinga nk'abantu byibuze nk'abatanu uvuga ati bafite abo bantu wikuyemo wowe ko twabonye kurenza ufite impano abandi bantu bakiri hasi ubona uvuga ati abantu nabo bakeneye kugira ngo bazamurire urwego nabo isi cyangwa se u Rwanda rubabone? Umuntu wa mbere ngiye mbona ufite impano ayumusabye batanu nishobora no kurenza. Okay, kantangire. Umuntu wa mbere yitwa Stenza boy peace kuri wowe mama Africa man. Wa kabiri mbona ufite impano Silvizo muna Kampala muna Kigali urumva then twava kuri Silvizo hariho Racine nyuma Racine hariho musaza Milabyo ware peace kuri wowe ware then twava kuri ware twajya kuri Extra nyuma ya Extra hajya Burundi ndikwibagirwa n'indera nyuma ya Extra Mufti OG peace kuri wowe na Kararisa Karasa dore ko ubu ngubu ataramenyekana cyane tu nabo ngabo akora umusitari Kararisa. Kararisa Karasa yenda umusitari gusa nyine tumubara nko mu upcoming. Uramukunda? Ndamukunda byatari. Umukundira? Mukundira ikimana yaseka neza atafite n'amenyo meza ni ibyo ngibyo utambaza byinshi birenze. Okay, ese undi Pionika SUEZ ufite umukobwa mukundana? Man ubivuga se? Umukobwa dukundana arahari tu arahari. Ntabwo bavuga isi. Barase ni ngombwa. Okay, nta kibazo nicyo wamukundiye. Icyo namukundiye cyane man warabizi ko namubwiye afite mu kanwa heza cyane aseka neza. Icyo namukundiye cyane ni isura ye ni umuntu ukunda kuganira mbese ni umuntu uri simple tu wicisha bugufi.
n'ibyo bintu namukundiye nta kindi. Gira message umuha aka kanya ko aradukurikiye, abantu bakurikira Brown Magazine ni benshi, nawe arimo byanga byakunda. Gira message umuha. My gay lover of me SA Alose, love you, ndagukunda cyane to till I die. Ni message namuha. That's what's up. So no turi gusoza Pionika SUEZ hano kuri kamera za Brown Magazine. Ushaka gukomeza gukora subscribe n'ibindi biganiro kazakugeraho. Urumva Brown Magazine. Dusoza nihe message watanga, waha abakunzi bawe, wababwira iki, bategereza iki, what is going on, what is coming? Uvuga ngo Pionika SUEZ dufite projet nyinshi cyane uyu mwaka, dufite projet nyinshi cyane. Ikintu mwatwitega hariya uti mu kwezi kwa kangahe, nyibutsa gato, turi mu kwa 9. Nuvuga ngo mu kwezi kwa 10 gukomeza. Ikintu batwitegaho, hari projet ngiye kubazana mu muzigo bya hatari ukomeye cyane, nshobora no kubiberaho kazina tu. Akazina yitwa Mama. Indirimbo yitwa Mama, gusizaza iri mu bundi buryo. Aho ikintu mwatwitegaho, tugiye kuzana ibirenze, style zirenze, zisumbuyeho kuzambera n'ubwo izambere nabwo zitari mbi. Ugiye kuvuga ngo style zikabije? Wapi ntari zikabije, ni zirenze bana, urumva. Deni nyuma style zirenze, bafite na kora birenze bya hatari man. Kora kuva muri Tanzania cyangwa se Zimbabwe aho ngaho. Yitege cyane, izazishwana gusa. Ni Diamond? Ntabwo ari Diamond. Ako Diamond ntabwo mwakorana buriya. Diamond se? Man, abaniyemeye. Ubwo ntabwo ubushobozi bwanjye buragera ku kigero cyo gukorana na Diamond tu. Gusa igihe nikigera tuzakorana, ndabizi neza kandi bizashoboka. Ariko dusoza ari akantu gato nashaka kugira ngo nkwibarize nk'umuraperi, umuntu witwa Pacson, umuvugaho iki mu bantu? Pacson. Umusaza Pacson ndamuha peace. Nakuze mufana nyine n'umuntu nakuze nemera ku cyongereza cyo kuburyo arapamo cyane muri Underground King UGK. Naramwemeraga cyane, n'umugunda cyamwemera. Gusa namubwira ngo stay strong Pacson. Ubuzima nyine burahinduka. Gusa Fireman yabivuze neza, ntari rarenga. Igihe kizongera kigere twonye tugafate tuma izongera disubize. Nibwo nakutumwa namo. G witwa Green Miri Bandana. Green Person, Green P. Amvuga iki? Nura umusaza buriya rero. Nyuma ya Joy Polito. Rane yo mu nafanaga. Green Person ndamwemera cyane. Afite impano, arashoboye. Gusa muri iminsi nyine sinzi cyabura ngo yongera twigaragarize nka kera. Buriya yakongera akireba nyine akabona akantu kari gupfa, akongera akagaruka tu, kuko abantu bamufana, abakunzi ba Satsuma Classic Boys baracyamukumbuye, no bashaka kongera kumubona, yongera agaruke. Nicyo namubwira. Sasa umuntu bita Shizo Afro Papi aka Bugoyi Weed. Bugoyi man. Wamuvuga iki? Shizo ngo vici. Shizo ibyo uvuga ni biki? Vici. What's up boy? Peace ku musaza Shizo Bugoyi Wood man, uramuje mu natarenze bana. Urabona ko kuva Shizo yaza mu muziki hariya byita logo. It's a brand ya Shizo ya Bugoyi Wood yaramenyekanye cyane. Abana dukoreye hirya za Musanze za Rubavu natwe turamenyekana cyane. Peace ku musaza Shizo, kandi ndavuga ngo keep it up. Aho ngaho uri muri Amerika, kora kazi turakwemera cyane. Sasa reka dusoze noneho nk'ibisanzwe udukubita freestyle nk'umuhanzi umuraperi. Wavuga indirimbo yawe cyangwa se iyo ushaka freestyle gutyo tu? Banjye ntabwo njya amahit abandi bantu. Gendera freestyle gusa tu. Basi ndaguha muri Dragon, ndaguha hera. Dusoza kabisa nawe. Iki nicyo gihe tu check muri club kubyukibire ndetse n'icyo kunywa cyinshi. Gabari hano mwese ntabyo kwifata mushe yo ba tuzunguza imibere. Super MC mpereza yo marura, gabasigaye bose mubahe ku muziki. Twiteguye pari ntabyo gukonjarara, turaza kubyina ntabyo guhagarara, tumanuka tuzamuka duhagarara, tuza kugafata twamamara. Yaduwe ni ndagwa duhati iyo miziki, giduhira cyane nk'inzuki mu mutiba, kikingaratanzwe kumakashi menshi. Emerite members bafatireho. What's up, man? That's what's up. Thank you man, thank you for coming. Nije next time tugushaka tukubona kabisa. Thanks musaza Avi Brown Magazine.
mwakoze cyane guhodinga Mr P Onika SUEZ from Sa Suma Boys Basumba Boy Fresh Boy aho ngaho wakoze cyane abantu mwese murebe iyi video please ntuyirebe udakoze subscribe nonge menya kukavuga subscribe Brown Magazine tuzamuke natwe dukeneye amakayi nk'abandi bantu tu reka tukivuriza kwitera imbere Imana ikurinde. That's what's up man. Fresh